igicucu cy'urukiro, umuyobozi mwiza utayobya ubwugamo bw'umugabo, anyizama kubiteka n'ubwugamo bw'umugabo, ntacyo ntinya turi kumwe n'ubwugamo bw'umugabo, rutare rwisumba n'abantu, igicucu cy'urukiro, umuyobozi mwiza utayobya ubwugamo bw'umugabo, imivuni sumitera n'ubwugamo bw'umugabo, umukiza wacu mwiza n'ubwugamo bw'umugabo, rutare rwisumba n'abantu, igicucu cy'urukiro, umuyobozi mwiza utayobya ubwugamo bw'umugabo, rutare rwiza rushimwa n'ubwugamo bw'umugabo, rutuvuna mu makuba ubwugamo bw'umugabo, rutare rwisumba n'abantu, igicucu cy'urukiro, umuyobozi mwiza utayobya ubwugamo bw'umugabo. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo y'icyumweru ni indirimbo Yesu ni urutare rwacu, cyangwa se a shelter in the time of storm. Ni indirimbo ya 32 mu gitabo cy'ikinyarwanda, ikaba ya 528 mu gitabo cy'icyongereza. Uwahimbye indirimbo ni umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana w'umwongereza Vernon John Charlesworth, yavutse itariki ya 25 z'ukwa kane mu mwaka w'1838. Yanditse indirimbo nyinshi, ariko iyi ngiyi A Shelter in the Time of Storm yanditse mu mwaka w'1880, kandi ni nayo yamenyekanye cyane kurusha izindi. Vernon yari umwe mu bapasiteri b'itorero ryitwaga Surrey Chapel. Nyuma y'imyaka 5 akora uwo murimo, yabaye umuyobozi mukuru wa orphelinat yitwaga Charles Spurgeon ahitwa Stockwell aho mu Bwongereza. Iyi ndirimbo ya Charlesworth yuzuye amahoro n'umutekano muri Kristo, kandi ishingiye ku mirongo yo muri Zaburi, cyane cyane Zaburi ya 32 umurongo wa 7. Haravuga ngo, ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Sila. Itwibutsa uburinzi bukomeye bw'Uhoraho. Iyi ndirimbo rero yubatse ku nkingi nka Zaburi 18 umurongo wa 3, havuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira,
n'ihembe ry'agakiza kanjye, n'igihome cyanjye kirekire. Hanyuma kandi Zaburi ya 59 umurongo wa 17 ngo ariko jyeweho nzaririmba imbaraga zawe, kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga, n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Naho Zaburi ya 62 umurongo wa 3 haravuga ngo niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, n'igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. Umuhanzi w'indirimbo rero ngo aya masomo y'ingenzi yo muri Zaburi niyo yabaye inspiration ye yo kwandika indirimbo. Hanyuma kandi ngo iyi ndirimbo ntabwo yari yuzuye, yari igice. Hanyuma umukompositeri w'icyamamare Ira Sankey ngo ayibonye mu kinyamakuru cyitwa The Postman, dore ko ngo iyo ndirimbo yari izwiho kuririmbwa n'abasare babaga bari mu bwato begereje ku nkombe mu majyaruguru y'Ubwongereza. Ngo yabanje kuyiha indi title ayita My God is the rock of my refuge, ndetse ngo yanayihimbiye icyo gusubiramo. Uyu Ira Sankey niwe twavuga ko yavuguruye iyo ndirimbo, ngo ayiha icyo gusubiramo ndetse ahindura na tune. Ngo yari ifite tune iri hasi, ngo arayihindura ayiha tune yo hejuru, kugira ngo tune iberanye no kuririmbwa ku buryo abantu benshi bayiririmba. Iyi ndirimbo rero mu by'ukuri ifite tune ebyiri ziririmbwa na bugingo n'ubu. Amagambo y'iyi ndirimbo namwe, ariko tune cyangwa se injyana ziri ukubiri. Itorero ry'Ababatista bayiririmba mu buryo butandukanye nuko iririmbwa mu itorero ry'Abadventiste. Vernon rero na Ira Sankey barakoze kutugezaho indirimbo nziza cyane, ko ngo ni indirimbo yakunzwe ndetse ngo yagiye ihindurwa mu ndimi nyinshi cyane, zirenga 50, kandi yagiye iririmbwa muri izo tune ebyiri. Wenda bashobora kuzabishaka bazabishakisha bakabireba. Iririmbwa ukubiri, ariko still biracyagenda, izo tune zigendera hamwe kandi abantu baraziririmba na bugingo n'ubu. Ku bijyanye n'iyi ndirimbo, hari inkuru y'umwana w'umukobwa wari ukiri muto mu kwezi kwa Mata mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uwo mwana w'umukobwa ngo yari yihishe ahantu ku rugo rw'umupfakazi w'umudivantiste wari mu mutwe wabo bitaga Abakusi. Muri urwo rugo rero ngo hariyo n'abandi bantu bo mu muryango we ndetse n'abaturanyi, ngo bari buzuye mu byumba by'iyo nzu. Buri mugoroba rero ahagana mu ma 2 za nijoro, uwo mudamu wari ubahishe yakoraga amasengesho ya nimugoroba, akaririmba akanasenga. Ngo ababibashaga bazaga muri salo bagasengana nawe. Iryo joro rero uwo mwana w'umukobwa ngo nawe yari ari mu barimo basenga, ngo baririmbye indirimbo Yesu ni urutare rwacu, cyangwa se ubwugamo bw'umugaru. Bamaze gusenga, uyu mudamu yatangiye kubigisha ijambo ry'Imana
uwo mwana ngo ntiyibuka neza uwo mwana ngo ntiyibuka neza ibyo yabigishije, ariko icyo yibuka ni uko yamubwiye ko atemeranya nawe ibintu arimo kubigisha, cyane ko uwo mwana nawe iwabo bari abadivantisite, azi Bibiliya n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. ngo umudamu wari ubahishe yararakaye, ararakara cyane, ahita amubwira ngo nasohoke. ngo ari uwo mwana ari n'abantu bari bari aho bagize ngo ni imikino, ariko ngo umudamu yari akomeje, ngo yarahagurutse amufata akaboko aramusohora, amujugunya hanze akinga urugi. uwo mwana avuga ko yari yambaye agakabutura k'umutuku n'agasengeri gaciye amaboko k'umuhondo. kubera ko mu cyumba babagamo babaga birunze ari benshi, ngo harashyuhaga cyane bakwiyambura imyenda. uko yagasohotse rero ni uko nguko yari yambaye, ngo yabanje guhagarara inyuma y'urugi, ariko abonye hashize umwanya munini cyane batamukinguriye, yumva nta n'umuntu ukivuga mu nzu, ngo yabonye ko amahirwe yo kumwinjiza asa nkaho yari yarangiye. ngo ahise ajya munsi y'inzu aba ariho yicara, ahina amaguru yegama ku nzu, ngo atangira kurira kuko ntiyibazaga ibimubayeho, yumvaga birenze ubwenge bwe. ngo ari aho wenyine ya ndirimbo baririmbaga ubwugamo bw'umugaru ngo yamugumyemo, ngo nuko akajya asubiramo igice cya mbere no gusubiramo, ngo kuko ibindi bice ntiyabyibukaga, ubu yarabivangavangaga. yagumye aho muri iyo mbeho atengurwa, ngo nuko bigeze mu gicuku yumva induru n'amatoroshi biza bigana kuri urwo rugo. barabanza bahondagura amadirishya, barazenguruka baza ku rugi rwo mu gikari, bahondagura urugi, bahamagara uwo mudamu ngo nakingure, babimenye ko ahishe inyenzi. yarakinguye biroha mu nzu, ariko kuko mu nzu harimo abantu benshi, bari benshi cyane barenze ahari abo bateganyaga, kuko icyo gitero ngo cyari kirimo abantu batageze ku 10. abo bantu rero bari mu nzu barabanyuze mu myanya y'intoki, bariruka, barabakomerekeje gusa, ariko nta muntu wapfuye iryo joro. uwo mwana rero w'umukobwa ngo ubwabo bwaramutashye, muri ako kavuyo kose ngo arakururuka yiryamira mu murima w'ibijumba wari munsi y'iyo nzu. ibyo byose yabirebeshaga amaso atazi icyo yakora. mu rukerera yabonye atazi icyo yakora, kuko ntiyari azi ko yajya mu nzu, kandi ntiyari no kuguma aho ngaho hanze, kuko haragaragaraga nta bwisho bwari buhari. ngo yahise ajya mu murima w'amasaka wari hafi y'urugo. hamaze gucya neza, ngo yagiye kubona muri ayo masaka abonamo umutwe w'umuntu w'umugabo ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi mwinshi na karuvati imurambitse iruhande. ngo ariko uwo muntu ntiyari amuzi, ngo nta n'igihimba cye cyari gihari, kandi ngo byagaragaraga ko amaze iminsi mike apfuye, kuko nta maraso yabonaga. ngo yagize ubwoba bwo kuba ari wenyine aho hantu, ngo yumva ntiyahaguma. ngo yari afite ubwoba bwo guhura n'igihimba cyavuye kuri uwo mutwe, ngo maze aribwira ati ngiye gusubira muri ruriya rugo, wenda ubwo igitero cyahavuye bazahagaruka batinze. ngo aribwira ati nanyangira kwinjira
ndamwingingamo imyenda yanjye, ati nanyemerera ndahaguma bazahanyicire. Ubwo yaragiye arakomanga, kubw'amahirwe wa mudamu aramukingurira amushyira mu nzu. Ngo yasanze mu nzu harimo abantu bakururutse baragaruka babatemaguye ariko batarapfa. Uwo mudamu ngo yaramubwiye ngo niyambara imyenda, ngo amuha n'umwenda wa rido wasaga n'ubururu ngo yifubike, maze aramubwira ngo nareba ahantu aba agiye mu Masaka nibwira aze kugaruka. Ngo yagiye mu Masaka yishimye, icyakora ntiyasubiza inzira irimo wa mutwe, maze ngo yigiye imbere abona ikintu kinyeganyeza. Arebye neza asanga ni umukobwa mukuru bari baturanye, aramubwira ati humura ni njyewe. Ngo yarishimye ko abonye umuntu baba bari kumwe muri ayo Masaka, ubwoba buragabanuka, yumva aratuje mu mutima. Ibyakurikiye ni birebire ngo ntiyabivuga ngo abirangize, gusa Imana yaramurinze. Ngo nubwo yahuye n'ibikomere byinshi ariko ntibyamwishe, yizera adashidikanya ko iyo ataza kuba Yesu Kristo ubwugamo bw'umugaru, ubu nawe aba arahacecekerwa. Vernon Charlesworth yasinziriye mu mwaka w'1915 afite imyaka 77 y'ubukuru. Amateka y'indirimbo ntabwo ari maremare, nahangaha agarukiye. Indirimbo nziza ubwugamo bw'umugaru yagiye ifasha abantu benshi mu bihe by'akaga. Abantu benshi barayikunda, ndetse ngo yahinduwe mu ndimi nyinshi zirenga 50. Naha rero amateka yarangiriye. Ndasaba Imana ngo muri ibi bihe biruhije, ibihe Bibiliya yita intangiriro zo kuramukwa, nk'abantu bize ubuhanuzi tuzi neza tudashidikanya ko ibiri imbere bishobora kuba ari byo bikomeye kurenza ibyo tubona ubu ngubu, ariko abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirwaho. Ndasaba Imana rero ngo iduhe kwiyuzuza nayo, maze ubwo umugarurwa cyane tuzasangwe twubatse ku rutare ari rwo Kristo umwami wacu ndetse n'umucunguzi wacu, maze atubere ubwugamo nk'uko atahwemye kutubera igicucu cy'uburuhukiro mu bihe by'amage n'imiraba twanyuzemo. Ngo impanda y'Imana nivuga, ibituro by'abera bigakinguka. Vernon John Charlesworth, Ayla Sankey, natwe twese abakunze kuboneka kwa Kristo, abazaba barazutse, abazaba bazutse ndetse n'abazaba bakiriho, tuzasanganira umwami wacu mu kirere turirimba indirimbo zo kunesha.